Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Yeah, muri aka kanya Minister nta makosa yakoze. Avuga ati hari ibyo je navuze mwebe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Yeah, muri aka kanya mumbabari nizo. Urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance, hari na form, hari content na form. They were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. Yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho warukwiye kubona you should be asking what I'm asking. Naho ibyuko a journalist agomba go conforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe. Kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanje mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri. It's not ntabwo ari gutangaza. In fact, ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura bericisha make. Haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings. Byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki munyamakuru wari wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. Yeah. So ishu ni yihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka ziki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze ba distortings muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari gira ngo scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko president atarahari, president wa Kongo ariko Kongo yari hagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara zasubizanye. Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty ko ariko erega nta muntu woninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze nta ugira icyabaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact.
Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'Ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki wowe nka minister cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Uvaneho kajagari muzi. You ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing babona nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Noneho iyindi interpretation hari akantu ka Sheryl Silver umutesi scovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye, ariko minisitiri avuga ati mama urwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko perezida wa repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yarahari kandi yaraje byarangiye, ndavuga Zisekeje. So noneho we minisita yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana. Tubanza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa, ariko n'aba ministers mwajya muri iyo argument harimo iki ko ntaracyumva n'uko. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'Ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki wowe nka minister cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information
ku byerekeye ibyabaye gusa. Erega right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, Abanyarwanda, they are benefiting. Another time, actually, they may question you and find what you said was not right. Still, Abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimwe uranamubaza akavuga ati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi. Ubwo se what is the argument? Muvaneho akajagari mu buzima. Munyemerere ndasoreza ku kijyanye n'isuku. Umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Icyo ni ikibazo kigomba Murakoze nyakubahwa. Yes, kizakemuka. Minister wa Local Government wacyumva na Mayor n'abantu ba infrastructure. Mwe ntimubizi, ugomba kubyumvira hano mubibwiwe bari mubizi kuki bidakemuka. Ugomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi. Gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ku bikorwa cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibibazo nabyo vuba na bwangu. Byica abantu, byisha abantu ndetse batagira umubare. Niba mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira, ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50, hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, barabyumva uko abantu bangana. Ibyavugwaga mu Gifaransa sibyo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya, ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza sinibuka, ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho ni iki, yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye mu gihe kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minister nta makosa yakoze. Avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebwe musobanura mubwira Abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance, hari na form. Content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka, ariko na minister nawe arahari. Ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu,
iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu cye? Ni igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba ibi by'ubuziranenge bakurikiranwaho, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira, ibi biyobyabwenge, abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute, birica abantu, birica abana, birica abantu batoya mu iki gihugu, n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu. Igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa, ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge, bikica abantu. Maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro, ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi, nk'uko bizwi, nk'uko mubibona.